ubutumwa mushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi dusanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha, kubirwanya ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba bagwa mu mitego y'ibyaha runaka. Nk'uko mubibona hano twicaye turi inzego eshatu: urwego rwa RIB, urwego rwa polisi na RURA. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibi byaha mumaze iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha mvuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana bukorwa n'abari abasore mumaze kubona, mumaze kugaragarizwa. Harimo, mwabonye ko harimo abakuze, ni icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Mwabonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na polisi hakozwe operation, hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa aba bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko ni izina biyise abameni. Bibaga abantu bakoreshe amayeri atandukanye, bakabiba amafaranga, bagize ibyo batereka, bakagira ibyo bakora kuri telefone, ugasanga batwaye amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite karakterisitike cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi kampani z'itumanaho. Abangaba bo bakoraga umwuga w'ubu agent wo kugurisha amayinite no gufasha abantu muri ibikorwa bya za mobile money na Airtel money. Aba rero baba agent bafashaga bari abantu, amafaranga yibwe nibo bayabikurizaga vuba vuba bagahita bayohereza aho bavuganye. Nkuko nabivuze bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Ni itsinda rikora mu buryo bwumvikanyeho, burya buri umwe wese aba afite icyo akora muri iri tsinda, ariko buriya ntabwo bakora muri iriya tsinda ringana kuriya, ni udutsinda duto duto, ariko muri operation bose barafashwe. Bafashwe harabanje kugenzurwa, icyo bita kubagenzura, tumenya imikorere yabo, tumenya uburyo bakora, tumenya aho bari no kugira ngo tumenye abari. Hari habanje kubaho kubagenzura kugira ngo bazafatwe, bafatirwe rimwe, kuko buriya bo iyo uramutse ufashe umwe ahita abwira abandi, bagahita biyemfiritira mu baturage, ntube wabasha kuba wabafata. Bakurikiranwaho rero ibyaha 5. Icyaha cya mbere, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanura inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Nko gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, wenda kugira ngo dusobanure gatoya, itegeko rivuga ko umuntu wese urema umutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa kubatwara ibyabo, hatitawe ku mubare wabo cyangwa se igihe uzamara. Abasore rero ni agatsiko baba baragiye, buri umwe wese afite icyo akora muri bya bikorwa byabo by'ubujura. Nitugera ku cyiciro cyo kubereka amayeri bakoresha, turabereka uburyo bakora, n'uburyo umwe akora ibi, undi agakora ibi, undi agakora ibi ngibi. Abasore barabyukaga, mu bo twaganiriye barabyukaga bakagenda bakicara nko mu nzu imwe, cyangwa se bakajya mu gashyamba, cyangwa se ahantu hitaruye bari bukorere bya bikorwa. Bagavuga bati uyu munsi tugiye gukora ubujura dukoresheje aya mayeri. Ikindi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, barabashuka
bakababwira ibintu runaka, bakakubwira ko dukora kuri telefone yawe, ugakanda imibare, ushobora gukanda imibare ugasanga wohereje amafaranga, cyangwa se wakanze imibare runaka bakubwiye, cyangwa wahinduye pin code yawe ugasanga amafaranga akuvuyeho agiye ku muntu runaka. Kudasobanura inkomoko y'umutungo, ya mafaranga bagiye babona bagiye bayaguramo imitungo iwabo bakomoka, za Nyakarenzo na Nkungu cyane cyane nk'uko mwabibonye niho bakomoka. Biranatangaje muri za operation wasangaga ababyeyi babo badakoperatinga, badashyiramo ubufatanye bwo kugira ngo abo bantu bafatwe, kuko harimo ababubakiye inzu bumva ko ngo abana babo ngo bari gukora. Ubu rero mu bafashwe muri operation yakozwe, mu isuzuma ryakozwe kuva muri Mutarama uyu mwaka kugera muri Nyakanga uyu mwaka w'2024, bari bamaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 424 n'ibihumbi 493 n'amafaranga 991. Aya ni amafaranga bagiye biba muri iyi periode, muri iki gihe hagati ya Mutarama na Nyakanga uyu mwaka. Ariko aba ni abantu batanze ibirego, hariho abantu batinyaga gutanga ibirego. Hari abo muganira akavuga ati gihe natinye kugitanga, wamubaza kubera iki, akakubwira ati byanteye isoni kuba natanga ikirego kuko harimo uruhare rwanjye rw'uburangare, kujya rero kwigaragaza ko nabaye indangare abantu nk'abariya bakantwara amafaranga ni igisebo, bagahitamo guceceka. Ariko icyo tubabwira ntabwo ari wo muti. Niba warangaye nibura tanga ikirego gikurikiranwe, nibura havemo ubutumwa bw'uko hari abandi batagira. Aba bantu rero nubwo mwabonye harimo aba Rusizi, Murenge wa Nkungu na Nyakarenzo, harimo n'abafatiwe Gicumbi, Ruhango, Gasabo, Rubavu, Nyarugenge, Kirehe na Muhanga. Ariko mwabonye ko itsinda rinini ari Rusizi. Noneho rero uko babigenza mu mayeri bifashisha, amwe mu mayeri bifashisha, ndagira ngo bafatanyabikorwa, abanyamakuru, ubu butumwa mu butugereze hariya, kuko aya mayeri baramutse bayirinze, ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa igihe cyose buri munyarwanda aziyumvisha ko kugira amakenga ari byo bintu byadufasha kuba ibi byaha twabikumira. Bahamagara abantu icyambere bababwira ibikorwa runaka. Ikintu cyambere bakora, bakina n'amarangamutima y'abantu, gukina n'umurangamutima y'umuntu bahamagaye. Tuvuge uwo mujura umwe arahamagara akiyita umukozi w'urwego, umukozi wa company ya telecommunication yiyitaho, akakubwira ati hari gahunda ya Momo Pay iriho kandi turashaka kuyikwinjizamo kugira ngo ujye ubona amafaranga meza kandi menshi. Icyo gihe utagize amakenga ahita agwa muri wa mutego, agahita akubwira ati rero kugira ngo tukwinjizemo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri, akakubwira imibare 555555, ubwo muri makiyo ni code, akongera akavuga ati shyiraho akanyenyeri 676 nurangiza ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma nurangiza ushyireho pin, ushyireho urwego, ushyireho umubare w'ibanga wawe, ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma navuze nka 67668, ubyumva yumva ari imibare, ariko uwo ni umubare w'amafaranga. Ugasanga wamwohereje 65,000 kuri kode ya 555,555. Ubwo amafaranga yawe akabaragiye. Cyangwa se akakubwira ati mobile money yawe yapfuye. Ni gute umuntu akumenyera ko mobile money yawe yapfuye cyangwa Airtel money? Yangize ugasanga arakubwiye ati kanda rero kugira ngo uyisubiremo, ugasanga wabibwiye ntabanje no kubanza kuvuga ngo reka ndebe kuko yapfuye, agahita akanda ya mibare wamubwiye, akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri, akakubwira ibyo ukomezaho, warangiza ugasanga igikorwa yakubwiye muri make ni igikorwa cyo guhindura
umubare wawe w'ibanga. Ibi turanga kubivuga kugira ngo abari hanze batajyaho nabo bagatangira kubikoresha nk'amayeri, ariko ugasanga yagushyize atumye uhindura umubare w'ibanga wawe, wamara kuwihindura kandi ukayihindura kuri kode yagutegetse, ubwo akaba atangiye gukoresha mobile money yawe. Muri make password wayihinduye. Hari guhamagara bakubwira ko bashaka kukwinjiza mu bintu runaka, hari tombora, hari ibintu bitandukanye, cyangwa se bakaguhamagara bakubwira ati hano ni kwa muganga, hano ni ku ishuri, umwana baramugonze. Nawe igihe ugishidikanya, ubwo ngubwo urumva umuntu babwiye ngo umwana baramugonze, amarangamutima ye ahita yikanga. Hano ni ku ishuri, umwana baramugonze, agahita kupa. Undi muntu akaguhamagara ati hano ni kwa muganga, ati ni kanaka tuvugana. Kumenya izina ry'umuntu ntabwo ari igitangaza. Ni kanaka tuvugana, yego niwe. Hano ni kwa muganga, amazina y'umwana ninde, kugira ngo twuzuze ifishi y'umwana. Kwa guhungabana, kwa kudatuza kwawe, kwa kutagira amakenga, ugasanga ari kubwira akavuga ati rero umwana amaraso yamushizemo, bikeneye ko wishyura amafaranga. Umuntu akumva ko agiye gusova ubuzima bw'umwana, akabarohereje amafaranga. Nyuma agahita yibuka ati uko bashobora kuba banshutse. Ikibazo kirimo bibuka ko babashutse nyuma yo gukora igikorwa. Icyo dusaba abantu nuko umuntu wese uguhamagaye agira ibyo akubwira. Ikintu cya mbere ugomba kugira amakenga, ntubyemere. Ikindi, hari abandi, ubwo turagenda tuvuga amayeri ni menshi bakoresha, ariko turagenda tuvugamo makeya. Hari undi ukumva umujura ahamagara ati ni wowe Anonsiyata Mukamusoni, undi ati ni jyewe, ati uguhamagaye ati ni Sere Agnès w'Ikibeho. Undi nawe ati muraho Masere, ati rero ngufitiye ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho. Uti ngaho mbwira wo kagira Imana we. Ati umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho akubwira ngo ugurishe ya ngurube yawe. Turabizi ko umubyeyi niba ushaka umugisha, ugurishe ya ngurube yawe, umugisha wuzuye, ugurishe ya ngurube yawe, kandi amafaranga uzayatanga hanaha. Wa muntu koko akagenda akagurisha ya ngurube, yamara kuyigurisha ya mafaranga akayatanga. Ngo urabizi neza ko umubyeyi Bikira Mariya adakunda izo nyamaswa z'ingurube. Umuntu akagwa mu mutego nk'uwo nguwo, mu by'ukuri iyo aza kuba yagize amakenga, yagombye kuba yabyirinze. Ibyo rero nibyo tubasaba ngo mugende mutugerezeho abaturage, mubabwire ubutumwa, mubabwire ko kugira amakenga nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubujura nk'ubu ngubu bucika. Hari n'undi ugira gutya akaguhamagara ati mwiriwe, akohereza message, akakubwira ati ni umuturanyi wawe. Undi nawe akamusubiza ati umuturanyi wanjye wuhe? Muri kubibagiye umuturanyi wawe, umuturanyi wo haruguru y'umuhanda. Undi nawe agahita amubwira ati ni mama Marine. Undi nawe agahita yikiriza. Buriya uko nababwira, uramutse umubwiye, nushaka kumenya ko uwo muntu agushuka, nakubwira ngo umuturanyi wawe haruguru, umubwire ati umubwire umuturanyi utabaho, azahita yikiriza. Ahita umenye ko ari umuntu. Avuga ati rero mgize akabazo, ndi mu nama, mfasha unyohereza amafaranga ahangaha, nimbamo ndayakohereza. Muzi, ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bwinshi aho umuntu yandika ngo ya mafaranga yohereze hano. Nawe byakubitana yuko koko ushaka, wari ugiye kwishyura utagize amakenga, ugahita wohereza ya mafaranga koko. Urumva ko harimo uruhare runini rw'umuturage rwo kutagira amakenga. Ngira ngo rero abaturage bari bakwiriye kumva ko igihe kigeze cyuko ibi byaha twabirwanya muri ubu buryo. Ibi ni ibyaha bishobora gucika igihe cyose umuntu wese ubu butumwa abugize ubwe. Ikibazo kibaho iyo dutanze ubutumwa nk'ubu, hariho abantu biyumvisha ko ubu butumwa ari ubw'abantu nyine ngo badasobanutse b'abaturage. Kandi muri statistique dufite n'abantu basobanutse, bize, baribwe, kandi bibwe amafaranga atari make. So nukuvuga ngo umuntu uri kutwumva, uri kutureba hano,
ubu butumwa bugira ubwawe ugira amakenga, wumve ko igihe cyose umuntu aguhamagaye agira ibyo agutegeka kugira icyo ukora kuri telefone yawe, ntugomba gukuka umutima. Umuntu akubwiye ngo mobile money yawe bayifunze ugakuka umutima, nibayifunge, aho bayifungura se ntituhazi. Abanakubeshya nta nubwo banafunzwe, nubwo bushobozi nta nubwo bufite. Umuntu araguhamagaye ngo yitwa kanaka, ngo nawe ugahita wemera ngo nibyo koko ngwijwe. Kuko kuba bamenya ko nitwa Murangira Thierry, bamenya ko witwa Kalisa Antoine, kuba izina ry'umuntu si bitangaza kuba yabimenya. So ibyo rero ibi ni ibyaha dukeka ko bishobora kwirinda. Ikindi navuga, ibi ni ibyaha usanga bijyana n'iterambere, kuko aba bantu babikora bazi neza ingufu inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego za leta zifite. Baragerageza gukora ibyaha mu buryo buri sophisticated, mu buryo bw'amayeri, kuko ibyo tubona kwa gushikuza umuntu telefone, kumuniga biragenda bishira, kuko azi neza ko nayimushikuza ntabwo azarenga umutaro, byanze bikunze azafatwa. Ibyo byaha bita violent crime biragenda bivaho, hajyaho ibi twakwita white collar crimes, ibi byaha bikozwe hakoreshejwe ubugambuzzi bushukana. Umuntu bakamushuka, bakabugira ibyo bamubwira, akitangira ya mafaranga ubwe. Ibi byaha rero bihanishwa ibihano bitandukanye. Ibihano birimo biratandukanye, aho igihano gitoya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2, naho igihano kinini imyaka 10. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena ibihano bazabaha bishingiye ku byaha bazaba babahamije. Murakoze cyane. Nk'uko rero mubona duteraniye nk'inzego, hari ubutumwa umuvugizi wa polisi nawe cyangwa agira icyo ashaka kubabwira mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu bagumye batekane. Murakoze. kugira ngo nk'uko yabikomojeho, hashize iminsi itari mike ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga rwa X, ku maradiyo atandukanye, abaturage batabaza polisi, batabaza na bagenzi bacu muri RURA ku kibazo cyari kimaze iminsi ko bibwa amafaranga bashutswe binyuze mu miyoboro ya telefone mu buryo butandukanye. Nk'uko Dr. Thierry yabivuze, ntawe utaragizweho, abenshi bagizweho ingaruka, ingeri zitandukanye, aboroheje, abize, abayobozi, nubwo wenda benshi badashaka kuza kugira ngo bivuge kuko hari uburyo bumva umuntu yabafata, ariko database zacu, ubushakashatsi tumaze mu minsi bugaragaza ko harimo n'abantu benshi mu by'ukuri batakaye baraguye muri uyu mutego. Ariko nanone hitiriwe ibigo bitandukanye, polisi yari yitiriwe, RURA yari yitiriwe, irembo ryari yitiriwe, inzego zitandukanye, WASAC, REG, ahantu hose, ndetse n'ibigo by'iyobokamana nk'uko mugenzi wanjye bisobanura. Ariko reka mbaho urugero rumwe wenda rwo muri polisi. Muri polisi baragendaga bakajya aho bakorera ibizamini bya mbere, akareba umuntu umaze gutsindwa utabaje gukomeza mu bizamini bya perimi, akamubwira ati rero buriya nubwo utsinzwe giye nagufasha, turabona uriya mu polisi giye nshobora kugufasha kandi yazagufasha ukabona perimi yawe bitakugoye, akamuha nomero ye bagatandukana. Urumva icyo gihe uwo wa wundi wamuteka mutwe cyangwa ushaka kwiba atwara nomero y'umuntu utsinzwe ikizamini, ariko wa wundi utanze nomero, wa wundi watsinzwe ntabwo abasigarana nomero ya wa wundi ushaka, witwa ko ashaka kumufasha. Noneho akagenda hashira iminsi, kuko bano ba agent hari uburyo babikoraga, akaba yakwandika nomero akandikaho traffic police, ejo akamuhereza ubutumwa nk'ubutumwa buvuye kuri traffic police amubwira ko nyuma yo gutsindwa yemerewe kuba yakora ikizamini mu buryo buri special, mu buryo budasanzwe, butanakibaho, butanahari. Hanyuma akahita amuhamagara ati ubutumwa urabubonye, ati nigewe mwavuganye uyu munsi uyu n'uyu kuri site iyi. Urumva ko bitabyubaka icyizere ku muntu ugiye gukorerwa serivisi.
noneho akamuga atariko gahunda yo gukora rero uzakorera n'urugero uzakorera kuri site ya Karongi niho uzakorera atariko mbere yuko tugera kuri urwo rwego rwo gukora nkuko twumve hari amafaranga ugomba kumpaye kuri service nkukoreye ku muntu ukere perimi akamuha nk'amafaranga nk'ibihumbi 200 n'urugero noneho igihe cyajya kugera akamubwira ati wibuka itariki ati ndayibuka ngaho unyishyura nyuma yarasiga akayamuha urabyumva mu by'ukuri aho ngaho wa muntu utwawe amafaranga nawe ari mu mutego kuba yatanze ruswa uwo muntu ntugire ngo azaza kureka ntashobora kuko nawe azabazwa ni gute yemeye gutanga ruswa umuntu wakorewe ubwo buryo wibwe muri ubwo buryo bw'ubujura cyangwa watanze amafaranga muri ubwo buryo ntabwo ashobora kuza ngo atange ikirego kuko urumva nawe ko batanze ruswa ibyo rero twabimenye nyuma muri iki gihe tumaze no minsi dukora rino perereza no wa munsi wajya kugera wa nyuma wo kujya gukora ikizamini bumvikanyeho bombi babiri agamuha amafaranga yanyu umuntu akazaza akagera ku kibuga urazi ugeze ku kibuga ugaragaza irangamuntu yawe ukabwira ushinzwe ibizamini yakureba kuri akavuga atariko nturi atariko nagomba gukora ikizamini special ati nta kizamini special dufite ubwo aho ngaho umuntu akamenya ko yamaze kwibwa amafaranga yagiye bene nku ntabwo agaruka ngo arege ntashobora no kubivuga niyo wamuhamagara kandi ntashobora no kuza kubera iki kuko nawe yisanze ari mu cyaha cya ruswa aha ngaho mbona no kwibutsa abantu ko harimo abenshi bagiye bamera nk'abagura serivisi bakabahabwa ubuntu mu rwego rwa ruswa bivuze ko nibo impamvu benshi hanga bumubwiye ngo ngwina aha ngaha nubwo dufite amanomero yabo ntashobora kuza nta nubwo atanga ikirego kuko azi uruhare yabigizemo mbona no gukangurira abantu nta mpamvu yo gutiza umurindi bibyaha aho umuntu akwaka ruswa ukemera kuyitanga mu by'ukuri mu buryo butanasobanutse uretse ko nta n'uburyo busobanutse buhari bwo ko umuntu yatanga ruswa bityo rero ibyo ngibyo byagiye kuba abantu bose bagiye biyitirira inzego zitandukanye zitanga serivisi hari nkuko nabisobanuye Irembo Wasaki Regi Ribu Rura n'abandi bose bafite aho bahuriye na serivisi batanga rero twebwe nka polisi dushinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu ariko dushinzwe no kugira ngo abanyarwanda bakora imirimo yabo buri munsi batekanye nta gihombo twafatanyije na bagenzi bacu RIB ariko dufashwamo na RURA kugira ngo tubashe gukora rino pereza rimazeho iminsi gato nubwo abangaba bafashwe vuba ariko mu by'ukuri kugira ngo ubashe gufata umubare nk'uyu n'undi wenda tugikurikirana ntabwo ari ibintu bifata umwanya muto kuko bisaba ngo ukurikirane iyo rezo ni abantu bafite roro zitandukanye umwe n'ubikuza undi n'ushukana undi n'uwigira umukozi w'urwego runaka ugasanga bose barahuriza ku kintu kimwe bari baripanze bafite network cyangwa rero ni ibintu bitari byoroshye rero nk'abantu dushinzwe kurinda imitungo y'abantu n'ibintu dushinzwe kurinda business z'abantu kugira ngo zidahomba zunguke dushinzwe kubakira icyizere abanyarwanda n'abandi bashoramari bari mu Rwanda dushinzwe mu by'ukuri no kurinda abantu ntibagwe mu gihombo turagira ngo dutange ubutumwa inzego zirazwi hari nomero dutanga igihe cyose iyo umuntu ashaka gusobanuza uburyo bwaranoroshye hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye binyuze ku rubuga rwa X binyuze ku matelefone atishyurwa binyuze ku matelefone yacu y'inzego zitandukanye abantu bazajye babanza babaze igihe basabwe service batazi uyibasabye uwo ari we ni gute umuntu aguhamagara ntumuzi ntiyivuze ntimwigeze muvugana nta gahunda mufitanye akagusaba amafaranga ukayatanga ducunga umutekano w'abantu n'ibintu ariko uburyo umutekano w'ibanze ucungwa na nyirawo ugomba kugira amakenga abanyarwanda bagomba kugira amakenga ingenzi zanjye amaze kuvuga amafaranga menshi miliyoni 100 n'amafaranga atari make
rero ni ukubera iyo mpamvu twongeye guhuranga kugira ngo mudufashe nk'abafatanyabikorwa ba buri munsi, mudufashe cya mbere ni ukugira ngo abanyarwanda bumve ko tutari twicariye ubusa, twarabumvise, ikibazo twaracyumvise, dufata umwanya wo kugikurikirana. Navuga ko bimwe mu bivuyemo ni bimaze kubona, abangaba bamaze kubona, n'abandi tugikurikirana. Ntabwo dusoje, bizakomeza, operasiyo zizakomeza, iperereza rizakomeza, tuzatubamenyesha uko bidushobokeye, ariko tugira ngo tubaremo umutima, tubahumurize. Inzego zirahari, nubwo hari abamaze kubabara, ariko mu by'ukuri ubu ngubu tumaze kumenya amayeri bakoresha, tumaze kwiyubaka mu buryo dufatanya n'izindi nzego ndetse n'ibindi bigo bitari hano, kugira ngo turusheho kureba ahantu hose hari opportunity, hari ibyuho by'aho bururiro, kugira ngo hafungwe, habashe kuzibwa, babura amahirwe yo kubatwa. Ariko n'abandi bose bahirahiraga babitekerezaga babizinduka, babiveho. Ariko nanone abanyarwanda twongeye tubakangurira bagira amakenga, nk'uko mugenzi wanjye bivuze, bagira amakenga. Ntabwo upfa kohereza amafaranga mu buryo utabanje kubaza n'abantu babiri batatu, aba ni bande, mbitwaraho gute. Ariko nanone bacike ku muco wo gutanga ruswa, kuko hari bamwe baguye mu mutego wo kwibwa amafaranga kuko batanze ruswa. Ibi mbabwira ntawaje kuitubwira ngo natanze ruswa, nibyo twiboneye. Wabaza umuntu atoya, ngiye nta kibazo mfitanye, ariko sinigeze ndega baratwa, ariko nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite, kuko abantu bafite guhirira gushaka gutanga ruswa, bamwe bisanze nyine atari ruswa, ahubwo bibwe, bashaka kugura serivisi badakwiriye, cyangwa bashaka kugura serivisi mu buryo buziguye, kandi mu by'ukuri hari uburyo bari kwishyura, ahubwo agakurikirana serivisi ye ko ahabwa uburenganzira bwo guhabwa icyo agombaga guhabwa. Nicyo nagira ngo mbabwire mu dutambukiza ubwo butumwa, kandi tuzahora tubutambutsa, tuzahora tubasaba ko mutwigishiriza abanyarwanda rwose bamenye ko iki gihe cy'ikoranabuhanga ntabwo twese turisobanukiwe. Tubona ridufasha, hari ibyo ridufashamo, ariko aho ubona umuntu akubwira ikintu wumva umutima wawe ufite amakenga, hari henshi ho kubaza ugahabwa ibisobanuro bikwiriye. Nibwo butumwa nagira ngo ntambutse, amashimire kuba mwaje. Ubwo wenda turaza kubona akanya ko kuganira mu buryo burambuye dusoje iyi briefing. Murakoze, maze nanjye mbashimire abanyamakuru mwese b'ibitangazamakuru bitandukanye haje kugira ngo twifatanye kwigisha abaturarwanda bose, abanyarwanda bose bagiye bahura n'ibibazo byo kwiga hakoresheje ubushukanyi bw'ikoranabuhanga. Ntabwo ndi busubire mu byo bagenzi banjye bavuze, mwabyumvise. Icyo nagira ngo nunganireho, bari abantu benshi mubona cyangwa se mwabonye mu kanya bafashwe, ahanini twasanze bakoreshaga simukadi zitabanditseho, kubera yuko babaga bazi ko nibakoresha simukadi zibanditseho cyangwa se zibabaruyeho biroroshe kugira ngo bahite bavumburwa. Ariko nubwo bimeze gutyo, kubera bwa bufatanye bw'inzego zitandukanye, twese n'abakoresheje izo simukadi zitababaruyeho mwababonye barafashwe. Bivuze yuko kuko abagenzi bandi babivuze, inzego mu bufatanye ntaho bazaducikira, tuzabikurikirana tubafate. Icyo nshaka kubwira abaturage rero ni icyuho cyagaragaye mu kwandikisha cyangwa se kwibaruzaho simukadi. Niyo mpamvu ubona bariya abantu agafatwa, mwaza kureba ku ndangamuntu ye mugasanga yitwa izina runaka, ariko mwareba mu by'ukuri ya simukadi yakoresheje akora icyaha ugasanga ibaruye ku wundi muntu.
byatumye rero natwe twicara turareba ni ikihe cyuho gihari mu bijyanye no kubaruza no kwandikisha amasimukadi, hanyuma kugira ngo icyo cyuho nacyo kivanwe. Ngira ngo mu minsi yashize muri uku kwezi gushize ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani mwabonye itangazo RURA yasohoye igaragaza amabwiriza mashasha ajyanye no kwibaruzaho indangamuntu. Iryo tangazo ryaratanzwe, mwararibonye, tubabwira uburyo bushya, ndetse hasohoka n'itegeko cyangwa se hasohoka amabwiriza mashasha ajyanye n'uburyo bwo kwibaruza simukadi. Niyo mpamvu twavuze yuko mu kwibaruza ba bantu mwabonaga babarurira simukadi ku muhanda bitemewe na gato. Reka nongere mbisubiremo, wa muturage we nubona umuntu ku muhanda akubwira ngo mfite simukadi, rwose muri bwa bufatanye ushatse wakwegera inzego z'umutekano ziri hafi agafatwa, kuko ntabwo byemewe kubarurira simukadi ku muhanda. Hari naho byari bigeze abantu bazenguruka mu ngo, mushobora kuba mwarabyumvise mwaranabibonye, umuntu akaza hafi ku gipango cy'iwawe akakubwira ati ariko mfite simukadi nakubarura. Niba nabyita rero ubunebwe bw'abantu bushobora gutuma utashobora guhaguruka ngo ujye kuri service center ahabigenewe, ntunatekereze, ntugire ya makenga ngo wumve ko umuntu ugusanze mu rugo mu by'ukuri ashobora kuguhangika. Akenshi rero icyo bakora akwereka ko akubaruye, rimwe na rimwe akaguha na simukadi itariho, itabaruye ku mazina yawe nyayo, cyangwa se akakubarura koko, ariko muri kwa kukubarura akaba yagufata amafoto menshi agasa nk'aho akwanditseho nimero ebyiri, akaguha imwe indi akayisigarana akazayikoresha mu manyanga. Ukisanga ku ndangamuntu yawe warubaruweho simukadi 3 kandi ufite imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo za zindi ebyiri zisigaye ziri gukoreshwa na ba bandi mwabonye mu byaha bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu nsaba abanyarwanda bose, nk'uko twagiye tubibasaba, mwese nimugire amakenga. Ibijyanye no kwibaruza twarabivuguruye, kuko natangiye mbivuga, kwibaruriza ku muhanda ntibyemewe, mugomba kujya mu nyubako zabigenewe. Icya kabiri, dufatanyije n'ibigo by'itumanaho MTN na Airtel, habayeho kunoza uburyo simukadi zibarurwa. Ubu uyu munsi ugiye kwibaruza ntabwo bashobora kugufotora ngo babarure inshuro ebyiri, ntabwo byemewe, nta nubwo bishoboka muri system, kuko biba binagaragara nta n'umuntu waba agiye kwibaruza ashaka simukadi ebyiri ako kanya. Amategeko rero yagiyeho nuko byibuze bisaba amasaha 24 kugira ngo ube wakongera kubasha kwibaruza bikundi. Ibyo ni icyuho kimwe twabonye, kandi dufatanyije n'ibi bigo twabashije kukibonera umuti. Icya kabiri cyagiye kigaragara mu buryo bwo kwibaruza, ni abantu babaga batwaye indangamuntu y'undi, akagenda agashaka indangamuntu, wenda hari aho yayibonye n'amazina, akajya kwibaruza. Ubu rero muri bwa bufatanye bw'ibigo bitandukanye, umuntu azajya afotorwa, nako byari bimeze, hanasuzumwa, tugerageza guhuza, kuko twaranabihuje, imyirondoro iri mu kigo gishinzwe indangamuntu na systeme z'aba operators. Ndetse mbonereho no kubamenyesha ko mu minsi iri imbere systeme ziri kubakwa ku buryo ugiye kubona simukadi azajya abanza atere n'igikumwe, turebe ko mu buryo bwa biometric imyirondoro yawe koko ihuye nawe. Nkaba nsaba rero abanyarwanda bose, muri kwa kugira amakenga n'amakosa bari abajura n'abandi bose ashobora kuba yarabayeho, twabashiriyeho uburyo bwo gusuzuma kugira ngo urebe nimero zikwanditseho. Ni ibintu byoroshye cyane, ukanda akanyenyeri
125 urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Barakubaza niba ushaka kureba nimero zikwanditseho, zose ubasha kuzibona. Nusanga hari nimero ishobora kuba yarakwanditsweho mu buryo utazi, ni umwanya rero yo kugira gute kuyivanaho. Ushobora gukurikiza andi mabwiriza ugasaba ko iyo nimero ikuvanwaho. Rimwe na rimwe abenshi ubu basigaye babikora, hari n'abahamagara bakavuga ati byanze. Aho byanga rero ni igihe uba ushaka kwivanaho nimero kandi wenda ufite umwenda w'ikigo. Icyo gihe niba ushaka kwivanaho nimero ufite umwenda, mu by'ukuri ntabwo bikunda, cyane cyane niyo ushaka wenda kuyivanaho ari nka nimero ya MTN wari ufite imwe, ukavuga ati iyi ntabwo nkiyikeneye, nzajya nkoresha Airtel. Urumva yuko ugiye kwivanaho iyo nimero ariyo yonyine wari ufite, nabwo ntabwo bikunda, kubera yuko ni nkayo nimero uri gukoresha kugira ngo uyivaneho. Mu gihe byanze, turakangurira nanone, cyangwa se bikunaniye ubonye bikugoye, kwegera ishami ry'ikigo cy'ikoranabuhanga, amashami atandukanye ari hirya no hino mu gihugu ya MTN na Airtel, kugira ngo babigufashemo, cyangwa se ugahamagara ku 100 wa murongo utishurwa bahamagara kugira ngo ubone ubufasha. Abasoza rero mu by'ukuri twongera gusaba abanyarwanda bose ko turahari, yaba RURA n'izindi nzego dufatanyije, kubarengera, kubaha serivisi inoze, n'ibigo by'ikoranabuhanga nabyo turafatanyije. N'ayo mabwiriza mashyashya yagiyeho twarayakoranye, kuko ntabwo twasohora amabwiriza nabo batayagizemo uruhare. Tuba tugomba kureba ahari icyuho tugafatanya tukayashyiraho. Ni ukubahumuriza rero, ariko tunabasaba ngo nimwirinde uburangare. Byagaragaye yuko hari abantu bagiye bashuka, bakakubwira ati muzehe wamfashije ukambonera simcard, ati rwose ndaguha ibihumbi 10, 15, 30. Umuntu akagenda agafata simcard ayibarujeho mu buryo bwiza bwemejwe n'amategeko, yarangiza ati mbonye amafaranga. Hari icyo bitwaye se? Agafata ya simcard akayiha undi muntu, wa muntu akamuha amafaranga umubare runaka, wowe ukumva ko yabonye, kandi nyamara ntuzi icyo wa wundi uyihaye agiye kuyikoresha. Simcard ni umutungo wawe. Iyo uyihaye undi muntu, ashobora kugenda akayikoresha ibyaha ndengakamere. Mwumvise ibihano bihari ku bantu bakoze ibyaha by'ubushukanyi, biri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 10. Ibaze rero wa muntu uzi ko yahawe simcard itamubaruyeho, kandi ni wewe wayimuhaye, bivuze iki? Ibyaha ari gukora byose biri kubarwaho. Umuntu uzafatwa wa mbere ni weho ubaruye kuri ya simcard. Ndongera mbasabe rero, niba uzi ko watanze simcard uyiha wa wundi wizeye ngo ni inshuti yawe, yewe ashobora kuba ari n'umuvandimwe wawe, umenye ko iyo simcard watanze ishobora kuguteza ibibazo bikomeye. Nta muntu rwose ugomba gutiza simcard. Hari amabwiriza asobanutse neza iyo umuntu ashaka kwibaruzaho simcard yakoresheje amazina y'undi. Biba ryari cyangwa se bishoboka ryari? Birashoboka ko hari abana cyane cyane batarakwiza imyaka, ariko akaba akeneye simcard kubw'impamvu runaka, nta ndangamuntu afite. Umubyeyi umurera cyangwa umubyeyi we niwe ufite uburenganzira, kandi icyo gihe nawe aba afite ibyangombwa bigaragaza ko ari umubyeyi wa mwana cyangwa se ari urera wa mwana. Icyo gihe aranabyirengera, akavuga ati rwose iyi simcard nje kuyibaruzaho, ariko ndayiha umwana wanjye kubw'impamvu izi n'izi, cyangwa se ndayiha uyu mwana ndera. Icyo gihe ugaragaza ibyangombwa bigaragaza ko ari umwana wawe, cyangwa se kumurera mu buryo bwemewe n'amategeko, nawe akabona simcard. Ariko mbasabe mugire amakenga,
gutiza simukadi. Umuntu araje ati rwose nta simukadi ufite, ni mubyara wanjye, ni inshuti yanjye, twarabanye, twariganye, fata simukadi kandi itamubaruyeho. Reka nkubwire ngo uwo muntu azakora ibyaha, ariko nawe uzabura umufatanyacyaha. Yewe navuga ko rimwe na rimwe reka mvuge ko ahubwo ni weho waba ufite ibyaha bikomeye, kuko uri kumufasha. Abansoza rero nongera kubashimira nk'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana, abanyamakuru, mugende dufatanye kwigisha, kuko byagaragaye ko hari abakorwa cyangwa se bagirwaho ingaruka rimwe na rimwe kubera kutabimenya n'uburangare. Murakoze. Ubutumwa tugira ngo dutange mu by'ukuri mudakeka ko bari abantu mwabonye twaberetse hari ubundi buhanga buhambaye bafite. Nta bundi buhanga buhambaye bafite. Amayeri bakoresha ntabwo ari amayeri atangaje, ari sophisticated abantu bashobora gukeka ko harimo ubwenge buhambaye. Icyo bakora ni ugukina n'amarangamutima y'abantu. Icya kabiri, muri amarangamutima y'abantu bakina nayo, bakubwira ngo hari impanuka, bakubwira ngo barakwizeza kukwinjiza ngo mu mafara, muri mobile money, muri mo cash, kugukanga. Ibyo niko gukina n'amarangamutima. Hari gukina n'amarangamutima yawe y'uwo bashaka gushuka, bamukura umutima cyangwa se hari ibyo bamwizeza nawe yumva ko ari byiza. Ntabwo ari ubuhanga bundi bafite. Gusa ibi ni ibyaha byacika. Ibi ni ibyaha byacika igihe cyose abantu bashukwa bazaba bagize amakenga. Amakenga tuvugana yahe? Ntabwo ukwiriwe kwemera ko hari ugira ibyo ukora kuri telefone yawe, ukoresha kode imeze gute, ukoresha kwemera ibyo uriya muntu agutegeka. Umuntu agutegeka ate? Umuntu utazi, wiyitiriye ikigo runaka cyangwa se wiyitiriye izina ry'umuntu uzi, ukemera ko agutegeka kugira ibyo ukora kuri telefone yawe. Ikintu gitangirwa n'akanyenyeri 180 na kangahe cyangwa akanyenyeri, wumve ko agiye kukwinjiza muri kode, agiye kukwinjiza mu bikorwa wowe udashobora gukontorora. Ikibazo kirimo nuko bamwe bibuka ko bibwaga ari uko bamaze kwibwa. Igihe cyose umuntu aje kubwira ashaka kwinjiza muri business mu by'impuhwe, tuza ugira amakenga, nurangiza umubwire ati twakumenye uri umutekamutwe, cyangwa se uhita unamukupa, ntujye no muri izo business zo kuvugana nawe. Biratangaje kuba umuntu ashobora kugira gutya, hariho aratangira akabanza bakaguhamagara, bamara kuguhamagara nawe ukavuga ati nabajura nabamenye. Hari abo biba gutyo, noneho wamara kuba wabatahuye hakaza undi muntu wise umukozi wa MTN cyangwa Airtel akamubwira ngo turabona hari abantu bashaka kukwiba, twabimenye. Mwabibwiwe n'iki? Ati nimero iyi n'iyi yaguhamagaye, kandi ubwo ni ka kagurupe n'ubundi muri ya roro umwe akina. Nawe ukavuga ati rwose bari banyibye ariko nabamenye. Ati rero kugira ngo tiwabamenye kandi amafaranga yawe bari bayatwaye tuyafatiye hagati, kugira ngo rero usubize kuri momo yawe, kora ibi. Akagwa muri wa mutego. Mbere yari yaciye akenge, ubwa kabiri akabaguye muri wa mutego wo gukanda akanyenyeri. Ikintu cyose kikubwira ngo kanda akanyenyeri, muntu we uri kutwumva, wibyemera, gira amakenga. Icyo navuze, ikibazo aya mafaranga ntimugire ngo yibwe abantu batayafite, yibwe abayafite, kandi abayafite barasobanutse, bazi uburyo baba baravunitse bayashaka. Turabasaba rero ko ubutumwa buri muntu wese abugira ubwe. Wivuga ngo ubutumwa n'ubw'umuturage, oya, n'ubwawe nawe bugiye, kuko twabonye ko mu bibwa harimo abasobanutse, harimo abize, harimo abatarize, harimo abafite amafaranga menshi n'afite makeya, harimo abafite imirimo mizima, hariho n'abakora mu nzego ziyubashye. Muntu rwose ibi byaha birashoboka ko byakwirinda. Icyo tugusaba ni ukugira amakenga. Ikindi cya kabiri, aba basore bumva ko bihangiye imirimo yo gushaka kwiba, ubu bujura, ntaho bazacikira inzego.
ubushobozi turabufite, ububasha turabufite, ubushake turabufite. Inama twabagira ni ukubivamo. Namwe muri aho hanze mukeka ko tutarabamenya, it's a matter of time, ni ikibazo cy'igihe. Namwe ejo bundi murafatwa. Ibyiza inama twabagira mubivemo. Abaturage rero nabo icyo tubasaba kindi ni ubufatanye. Ni ubufatanye, bagaragaza ubufatanye. Ntabwo bitangaje kubona uvuga ngo umwana wawe ngo yafatiwe muri ibyo bikorwa ugatangira ukavuga ngo baramubeshyera. Ntawe dufata tubeshyera, bose tuba twabanje kubakoraho iperereza, tubazi, tuzi n'ibyo bakora. Rero abafatanyabikorwa beza, abanyamakuru, ubutumwa mubagezeho rwose mu buryo bushoboka, mwongere mubicisheho inshuro nyinshi. Ubu butumwa buri muntu wese yumve ko yabugize ubwe, yabwumvise inshuro nyinshi. Murakoze cyane. Abakoresha simukadi bose twihereyeho, twe turi hano, tekereza ko ntawe udakoresha simukadi. Ndagira ngo mbasabe rwose mumenye ko simukadi ni umutungo wawe ugomba kurinda neza, ukawucunga, kubera yuko ifite akamaro gakomeye. Uyu munsi murabizi ko nimero yawe irakoreshwa muri serivisi hafi ya zose z'ikoranabuhanga. Irakoreshwa na banki mu guhuza imiyoboro itandukanye na serivisi zitandukanye, ku irembo n'ahandi hose. Bigaragara yuko simukadi ni ikintu gikomeye, reka mbyite gutyo, kandi gifite akamaro muri iki gihe. Niba rero ifite akamaro, rinda simukadi yawe, uyikoreshe neza, uyicunge. Hariho abantu bafata simukadi kubera ko yari afite ebyiri eshatu, umubajije ngo uyu munsi ya yindi ya mbere irihe, ntazi naho yayibitse, ntazi naho yayijugunye. Umenye yuko umujura nayigwaho azayikoresha ibyaha. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere ishaka guha umuntu wese. Nibwira ko ni twese dukoresha amasimukadi, tuyirinde, twirinde kuyitiza, twirinde kuyandarika, twirinde kuyishyira ahariho hose. Ubutumwa bwa kabiri ndabuha ibigo bishinzwe ikoranabuhanga cyangwa se itumanaho, ari byo MTN, Airtel ndetse na KTRN, nubwo serivisi zayo zijyanye na data, ariko nabo bakoresha simukadi. Ubutumwa mbaha bumeze gutya: twubake gutanga serivisi inoze no kurushaho gufasha abakiriya bacu, abanyarwanda n'abaturarwanda bose. Tumenye yuko dufite ibyiciro bitandukanye. Hari abaza gushaka izo serivisi mu by'ukuri badafite ubumenyi buhagije. Ntabwo abantu bose bize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Twegere abaturage, tubafashe, tubayobore, tuberekere ibyo badasobanukiwe, tubigishe, tubibasobanurire. By'umwihariko aba agent cyangwa se abakozi b'ibyo bigo baganwa n'abaturage baje gushaka izo serivisi. Hari abaza baje kwiyandikisha bushasha bashaka simukadi, hari n'abaza bitewe n'impamvu zitandukanye, simukadi zarabuze bakaza gukoresha simswap. Yewe hari n'abaza guhinduza umubare w'ibanga. Nabo mwabibonye muri babandi berekanwe, harimo aba agents bagiye bafatanya na twa dutsiko mu gukora amanyanga. Niba uri umu agent ukaba ushinzwe gutanga serivisi, ugomba kwitanga mu buryo buri professional. Irinde kuba umufatanyacyaha kandi uharanire gutanga serivisi nziza ku bakugana. Ndumva ari ubwo butumwa natanga, kandi ndizera yuko uzafatwa uwo ari we wese hari amategeko ahari, yaba ari umu agent, yaba ari undi ushaka gukora amanyanga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Inzego zirahari, kandi abaturage mumenye yuko
natwe turahari kugira ngo tubafashe tubabe hafi. Nkabasaba rero ibi bigo by'itumanaho mwegera abaturage muri serivisi mutanga, mubafashe mubigishe. Igihe umuntu aje gufata simukadi munamwerekere, munamubwire uburyo agomba kuyirinda. Murakoze. Mu gusoza gahunda duhurije hano uyu munsi, agira ngo twongere twibukiranye ko abantu tumaze kubagaragariza ibyo babikoze babitekereje. Nimba mwakurikiye neza ibyo Dr. Murangira yababwiye, bumva ko ibyo bakoze babitekerejeho, bagasa n'ababiteguriye script ndetse bagashyiramo n'abantu bajya muri roles zitandukanye. Bivuze ko hari icyo mu ndimi za criminology bita premeditation, babitekerejeho, ntabwo ari impanuka. Icyo rero ni ikintu gikomeye, ngira ngo ni naho rya zina yavuze twita agatsiko yizira, kuko ni ikipe, bakora nk'ikipe, buri muntu afite roro ye ari bukore, ariko bigamije kwiba umuntu umwe cyangwa babiri, ku buryo bageraho bakina uwo mukino, kavuga uti murabajura ndabazi, hakaza undi uje kukubwira ati twari tubonye bari bagiye kukwiba, ugatambuka abambere ariko abakabiri ntubatambuke ntubakire. Rero ni byiza ko mu gutambukiza buno butumwa nanone kugira ngo abanyarwanda babimenye n'abandi bose. Ikindi nongera gushimangira, simukadi yawe, indangamuntu yawe, perimi yawe, nomero ya konti yawe, byose ni ibintu byawe ku giti cyawe. Nibigwa mu maboko y'undi muntu, ni ukuvuga ko ni byiza ko uhita utanga raporo vuba vuba, ibifungwa bigafungwa, nimba ari konti, nimba ari simu swap, byihuse. Niba ufite simukadi ikwanditseho, ifitwe n'undi muntu uyu munsi, ufite ibyago byinshi. Ni byiza ko tumenya agaciro k'ikintu cyitwa simukadi, cyane cyane ko simukadi isigaye imeze nka konti ibikwa amafaranga. Abantu ntibabifate nk'ibintu byoroheje, ni umutungo wawe ugomba kwibikaho, ukawubika neza. Waba unatakaye ukihutira kubibwira inzego zibishinzwe. Ikindi navuga, abantu nibamenye inzego zitanga serivisi na nomero bakwiyambaza zo muri izo serivisi kurusha izindi zitari muri serivisi. Muri yandi magambo, ni byiza ko igihe cyose bahabwa amakuru n'abantu bahagarariye ibyo bigo bashakamo serivisi, undi uri hanze yaho, ni byiza ko baza bagasobanura. Arirura ifite uburyo itanga amakuru, polisi ifite uburyo itambutsa amakuru, RIB ifite uburyo itambutsa amakuru, n'izindi nzego zose za leta ndetse n'izabikora ku giti cyabo. Umuntu uri hanze yaho ngaho uguha andi makuru, ukubwira serivisi wifuza cyangwa ugomba gukorera, utari mu mwanya wo kubivuga nka autorite, uwo muntu ugomba kugira amakenga ukabaza. Ubu ni ubutumwa ntambutse kugira ngo abantu babyumve babisobanukirwe, kugira ngo amakuru azajya ava ku rwego no ku muntu ubifitiye uburenganzira. Nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo twirinde ibintu nk'ibi. Ikindi, tuve mu muco n'imitekerereze ya ruswa yo kumva ko ngomba gutanga akantu kugira ngo bampe perimi ntageze ku kibuga, kugira ngo bampe serivisi ntageze ku kibuga. Uwo muco ucike, abantu babihomberamo, uretse ko ubwabyo nabyo bigize icyaha. Ariyo mpamvu uyu munsi